Muri no video ngiye kukwereka application zigera muri 5 zaguhindura ubuzima muri uyu mwaka wa 2025 zikakusiga nawe uri umuherwe nk'abandi bose. Nagiye ngira ikibazo muri comments, nagiye nakira abantu banyandikira ngo application duhereza ziragoye, abandi bati ntago zitanga amafaranga. Mu by'ukuri ikibazo cyari gihari nuko abantu bumva ko baje online bakande kuri application iti bagira aba millionaire, bisaba ngo ubanze ukore. Ariko izi application imbazane ukoresha na application nakora ubushakashatsi buhagije, ndetse mbona n'abandi bazikoresha kandi zarabafashije babona amafaranga. Ngiye kukwereka uburyo zikora n'uburyo nawe ushobora kuzibyaza amafaranga muri mwaka wa 2025 ukarangira usezeye ku bukene bwakwiziritseho. Ngo hayi kaze rero, reka nkubwire ngo kande like kuri no video, rebe no hasi aho ngaho nimba utarakande subscribe naho akande. Muri description y'ino video ndaza gushyiramo WhatsApp group ndetse na link yose yuko ntabona izi application kugira ngo ujye uzinjiriraho ziguhereze amafaranga. Tudatinze reka duhere kuri application iri ku mwanya wa 5. Ndagira ngo rero kino kiganiro witonze. Application iri ku mwanya wa 5 ni iyi ngiyi yitwa SPN. SPN cyangwa se SPN network. Urayifungura cyangwa se ukutayifite akareba muri application ye akaba yayidownloadinga. Ndagira nkwibutse ko iyi network iyo umaze kuyijyamo icyo ukanda no gukanda hano ku iki kibuto kinini iki ngiki cyanditseho start, ugatangira ukinjiza amafaranga. Ku musozo w'ino video ndaza kukwereka uko bayabikuza. Ngiye rero nsanzwe nyigira nkanda kuri start. Wowe utayifite urajya muri Play Store wandikemo ijambo CPN, ubwo ni C na P na E na N, irahitiza ukande download, ubundi ukore registration uyandikishe. Biroroshye cyane kwiyandikisha, hanyuma nurangiza ufungure uhita ukanda hariya kuri start nkuko mbikweretse, utangire winjize amafaranga. Ndaje ndakwereka uko yabikuza yose ninza kugera ku musozo w'ino video. Iyi rero application mu by'ukuri iyo irenda no kuba yabikozwa, dore ko babikuriza hamwe. Isigaje iminsi mike cyane akaba babikuza. Rero nimba utari wayibonye, uyu ni umwanya kugira ngo yinjirire. Unyuze kuri link uraza gusanga muri description, utangire nawe ubone amafaranga aturutse muri SPN network. Reka tujye kuri application iri ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga application yitwa Sidra Chain. Sidra Chain dore ni iyi. Ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Sidra Chain, hanyuma ugahita ubonamo ino application cyangwa se ugaca kuri link ndibuze wo gushyira mu description ntigire ikibazo. Ino Sidra Chain rero iyo ifunguye ahangaha niho uhingukira, hanyuma ugahita uza ahantu handitse ngo claim tokens. Dore ngaha niho tunyura dukorera amafaranga kuri claim tokens. Ngaha kuri Sidra ukayikandaho, hanyuma murabona ko itangiye kubara. Nyuma y'amasaha 28 ndagaruka kureba uko bimeze, nongere mbakande, bivuze ngo ayo ndaba nkoreye araba arangiye. Hanyuma iyi niyo twita Sidra Chain, akaba ari application nziza kubera ko uyu mwaka iri buze gutuma abantu bakira cyane, ibagaburire, ibahereze amafaranga menshi cyane kubera ko bazaba bayitabiriye. Nawe rero nakubwira ngo itabira application dore ko itagoye. Nk'ubu ngubu tuvuye inyuma rimwe, ifite ahantu handitse ngo wallet. Ahangaha niho ubikuriza, ubikuza ukoresheje Binance cyangwa se Ox cyangwa se ikindi kintu washobora kubona cyakakira amafaranga avuye online. Nicyo ushobora gukoresha ku buryo ushobora kuyakura kuri Binance cyangwa se kuri Ox uhita yashyira kuri mobile money. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma iyi rero niyo iri ku mwanya wa 4, ikaba twayise ngo ni Sidra Chain. Ntucikwe nayo, link ndaza kwishyira muri description y'iyi video. Ikindi kandi hano hari website zabo zo kuri X, ushobora kuhakanda ukagenda ukisomera amakuru arambuye kugira ngo ubone ko ibyo turi kuvuga atari ibinyoma. Twihuse reka tujye kuri application iri ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga iyitwa CPM
wallet. SPM iyo irarenze kubera ko uyu munsi yoho n'amafaranga ukoreye urwite yagurisha rwose ukayabikuza ukayarya, nta gashya karimo. Iyo ugize SPN zigera kuri imwe uba wemerewe kuyigurisha, imwe iri kugura amafaranga asaga 1300 y'amanyarwanda. Murumva ko ntabwo ari amafaranga makeya. Murabona ko njyewe mba narayigezemo kera, naratangiye kuyikoresha. Murabona ko rwose mba nticaye ubusa, SPM yanjye mba nyikoresha. Ngira ngo murayibona ko ndimo ndayakorera muri no application. Ntabwo nakora ikosa ryo kuzana ikintu hano ntajya nkoresha. Iyi SPM rero nayo ndayishyira muri description kugira ngo uze kuyibona utangire uyibyaze umusaruro. Ni ukuvuga ngo ubu ntangiye gukorera amafaranga hano kuri SPM, amasaha 24 nashira nzangira ngaruke nkande kuri aka kantu. Rero SPM nayo ndagushyira link muri description ku buryo ushobora kuyibona byoroshye, kwibutsa ko ushobora no kuyibona kuri Play Store. Ariko iyo unyuze kuri link mba naguhaye nibyo byiza kuko bituma hari balance baguhereza yishimwe, ndetse nanjye bakagira icyo bangenera kubera ko ari nge uba wagutumiye. Rero uri mu description urabona nk'amalinki byoroshye cyane. Hanyuma twihuse reka tujye kuri application iri ku mwanya wa 2 muri application ziruze kudufasha kuba bakire muri mwaka wa 2025. Icyo nakubwira cyo abantu tugira akantu ko vuga ngo dukire vuba, ntabwo tuzi gutegereza, ahubwo tuvuze ngo mwaka 2025. Urumva ko ari ibintu byacitse gushaka amafaranga uyu munsi, ariko izi ni long term project, ni za project zivuga amafaranga ariko afatika kandi zikaguha amafaranga y'igihe kirekire. Niyo mpamvu bisaba ngo uzikore ubwitonze cyane. Application rero ku mwanya wa 2 reka turebe iyo ariyo. Ku mwanya wa 2 hari application yitwa Ruby. Ndaza kwishyira muri description nayo uraza kuyibona. Ruby ni indi application nziza. Iyo uyifunguye ubwo ubanza guhingukira ahangaha home. Mbere na mbere muribuka ko iyo ufunguye application yose urabanza ukiyandikisha nk'ibisanzwe. Ruby iyo uyifunguye ugakanda hano, murabona ko aba bantu muri kubona hano hasi bagera kuri 3 nabo natumiye, cyangwa se nabwiye no application bayizamo. Iyo ukanze kuri aka kanyundo mubona ubutangiye gukorera amafaranga hano muri Ruby. Murabona ko nimpakanda baranjyana hano, hanyuma namara kuhagera akaneto akakari kontengo hamo gakeya. Maze kuhagera nkanda hano handitse ngo Rwanda, cyase murabona hano mu Rwanda ko natwe turayemere. Ugakanda kuri mining ukoresheje server yo mu Rwanda, ugategereza ikarodinga. Nuvuga ngo ubwo ubutangiye kwinjiza amafaranga. Ndagera rero ngereka hano muri Ruby amafaranga ngewe maze kugiramo ukuntu angana hano muri Ruby network. Murabona ko hano muri Ruby murabona ko maze kugira amadolari asaga 700. Ngira ngo murayareba amadolari asaga 700 uyavunjishije mu Manyarwanda kugeza uyu munsi nawe urabizi uko angana. Hano harimo arenga miliyoni y'amanyarwanda maze kugira hano muri Ruby, kandi nta kinini nakoze no gushyira application mu telefone nkagenda nyakorera buhoro. Amadolari 758 n'ibice. Murabona ko atari amafaranga mabi cyane kubera ko nta kindi cyo nashoye uretse umwanya wanjye hano kuri internet. Iyi rero niyo twita Ruby, nayo ushobora kuba wayibona uciye muri description, ndagushyiramo link byose uraza kubisangamo. Reka noneho twihute tujye kuri application iri ku mwanya wa 2 mu gutanga amafaranga muri uno mwaka. Iyo yongeye kubwira ishobora no kuyaguhereza umunsi w'ejo watangiye kuyikora kubera ko ntabwo irazamo. Iri ku mwanya wa 2 ni iyi ngiyi yitwa Pi. Abantu benshi ntabwo bayizi, nta nubwo bazi agaciro kayo, ariko Pi ni indi cryptocurrency yagiye ku isoko mu minsi yashize. Iyi ngiyo ni ukuvuga ngo uramutse utangiye kuyikora uyu munsi, nyuma y'iminsi ngahe wemerewe kuba uri kurya amafaranga yawe kandi atari makeya, kubera ko ni application nziza imeze neza.
yitwa Pi. Ni ukuvuga rero iyo uyikuyinjiramo nayo ni link urayisanga muri description, ukiyandikisha ukoresheje telefone yawe ugashyiramo na password. Wamara gushyiramo password bagahita bakujyana muri home. Iyo ugeze muri home ureba kuri aka kantu kanditseho, aka kantu kameze gatya. Hano hari akantu kameze nk'aka flash, ukahakanda hanyuma ugahita ukanda ijambo ryitwa ngo mine, ukaba uratangiye kwinjiza amafaranga. Rero iyi niyo twita Pi. Murabona ko mfitemo izitari nkeya cyane, dore ngizi, kandi ubu Pi imwe ihagaze amadolari yuzuye, idolari ryuzuye ry'amanyamerika, ubwo n'amafaranga asaga 1400 y'amanyarwanda. Namwe rero murebe izo maze kugira, kandi mbabwire ko iyi ngiyo iri ku isoko. Uyu munsi umuntu ashatse yanagurisha rwose. Iyi rero ni application iri ku mwanya wa mbere muri application zaguhereza amafaranga menshi cyane muri uyu mwaka, uramutse wifuza kubona amafaranga meza cyane kandi y'igihe ikirambye. Reka nkubwire ngo wakoze kuri ino video, nkubwira ngo ikibazo uri bugire wandike muri comment, urabonamo na link wanyura ukadusanga muri group yacu ya WhatsApp. Wandike muri comment ikibazo uri bugire, haba kwiyandikisha, haba ku downloadinga, byose ndahari ngo ngufashe. Nimero yanjye ya WhatsApp iriho, wanyandikira nkagufasha nta kibazo. Imana ibarinde kandi mwakoze cyane, ndabakunda.